ntabwo narinzi ko hari buze kuza kujyaho undi mubare w'undi muntu wundi. Arambwira ati rero ihangane ugende, Imana izakugira neza, gusesa guhereza umugisha kubw'uko waje ukabumfashije igikorwa cyo gusonga ubugari. Umva nta kintu kindi nagiye kwirirwa njya kuvuga. Wicumurame karame. Ya bakunzi ba Karosi TV, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nanone dushimira Imana ikomeje guca inzira kugira ngo tubashe gukomeza kubana no kuganira. Nk'uko rero yagiye abibasezeranya kenshi, muri kubibona, muri kubona abakozi b'Imana babiri hano. Je uri kuri mikoro nitwa Iyakaremye Emmanuel. Hano ibumoso bwanjye hari undi mukozi w'Imana nawe mutabonye ubwa mbere, ngira ngo nawe yatangira twibwira mu izina rya Yesu Kristo. Karibu umukozi w'Imana. Nshuti bakunze ba Karosi TV, mbanje kubasuhuza, nongeye kugaruka nitwa Ntawicumurame Jeremy. Murabizi ko ubwo duherukana twagiranye ibihe byiza, nanone nongeye kwifuza ko twakongera twagirana ibihe byiza, tukavuga imirimo n'ibitangaza Kristo yadukoreye, tukavuga aho yadukuye n'aho tugejeje none munsi. Ya arakoze cyane. Izina rye ryonyine ryatuma umuntu afashwa. Atangiye avuga ati Ntawicumurame. Ntawicumurame koko. Ntawicumurame, biranejeje kubana nawe muri iki kiganiro. Nanjye kuri mikoro nitwa Iyakaremye Emmanuel. Urumva kuvuga ngo Ntawicumurame na Iyakaremye Emmanuel, abanyarwanda nibo bajya bakunda kuvuga ngo Iyakaremye n'Iyikamena. Ubu tuvugana rero abantu bashobora kwibaza ngo uriya ninde. Nyine izina ni iryo ngiryo, nitwa Iyakaremye Emmanuel, kandi hari n'ayandi menshi yayabanjirije. Mu by'ukuri aba ari amateka akomeye Ntawicumurame. Mu by'ukuri njyewe ubu nagiye nitwa amazina menshi. Hari igihe nkiba muri Katolike nitwaga Iyakaremye Eugenie, nyuma yaho nza kujya muri Isilamu nitwa Iyakaremye Musa. Uyu munsi Imana ingiriye neza maze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wanjye, nahisemo kwitwa Iyakaremye Emmanuel, bisobanura ngo Imana turi kumwe. Kugeza aka kanya rero twagize umugisha wo guhurira mu kiganiro. Ntawicumurame, uyu munsi ni iki kintu wumva cyagarutse ku mutima wawe uvuga ati ngiye kuganira n'abakunzi ba Karosi TV? Benshi bagiye bakubona bumva ibiganiro byawe, kandi uri umwe mu bagabo Imana yagiriye neza. Rero ni iki wabazaniye uyu munsi? Uyu munsi ni umunsi numva ari umunsi w'umunezero. Ni umunsi numva Kristo wambambiwe ku musaraba akangira neza, nje kuza gutangariza abanyarwanda ndetse n'abandi bari mu bihugu bitandukanye babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nje kuza kubatangariza mbabwira ngo Kristo ni umwami, kandi nongera kubabwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Urakoze cyane Ntawicumurame. Uyu munsi rero abakunzi ba Karosi TV, nk'uko ahora bibatekerereza, ni umukozi w'Imana wari waratekereje kenshi kuba yagira ikintu agenera abakunzi be. Niko kugira gutya afungura ino televiziyo kugira ngo azajye agezaho abakunzi be ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ngirirwa amahirwe yo guhurira nawe mu kiganiro. Uri umugabo w'amateka, nanjye ndi umugabo w'amateka. Mu by'ukuri numvise aka kanya nko mu gice cya mbere tugiye kuganira uyu munsi, numva nifuza ko wagenda ukora ku buhamya bwawe, nanjye nkagenda nkora ku buhamya bwanjye, kuko byanze bikunze Imana idushyiriyeho kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo, kuko n'Imana yatwimaniye, n'Imana yagiye tuzigamira mu bihe bikomeye abantu bagenda bacamo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nagira ngo rero muri rusange aka kanya ndashaka ko twahera ku ijambo. Ndumva intego aka kanya twabasha kuganiraho, nagira ngo utangize ijambo wumva ari kuri ku mutima riri kugufasha muri iyi minsi. Ni irihe jambo riri kugufasha? Ijambo ririmo riramfasha ni ijambo dusanga mu gitabo Ezekiyeli, umuhanuzi w'Imana, igice cya 16 umurongo wa 6.
igice cya 16 umurongo wa 6 hagize hati ngo iki rero. reka dusome. Soma mu izina rya Yesu. Reka dusome twumve icyo Imana ibwana natwe. Nk'uko mukozi w'Imana abajije ambaza ngo ijambo rimwe riramfasha, ari nacyo cyateye Imana kunzindura uyu munsi wa none. Nkaba ndi kuri Karosi TV, naje ngo tugane ijambo ry'Imana. Hari byinshi nabazaniye, nkubwire ngo wowe uteze amatwi, wowe uhanze amaso Karosi TV, nkubwira ngo ba maso kandi uri buze kuza gukora mu ibyawe. Nabateguriye ubuhamya, nabateguriye ijambo ry'Imana, sinjye wabyihaye ahubwo no Uwiteka washoboje. Murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Titire y'ijambo iravuga ngo i Yerusalemu hageranywa n'umugore wabaye maraya. Ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira ati baho nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe baho. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo nuko nkunyuzeho. Haleluya. Amen. Bivuga ngo Mana Nyagasani, ndumva ntangiye gufashwa hakiri kare. Ntangiye gufashwa hakiri kare. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo yururuke ibane natwe muri aka kanya. Turagushimiye Data wa twese wo mu ijuru. Tubaze kumva amagambo yawe, amagambo avuga ngo nkunyuzeho. Haleluya. Ngo nkunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata ryawe. Lobi nisto te prefenisho nesto te crai ministo de sai. Alo dina bone finisto de greve nisto de benefa. Hari ahantu watunyuzeho nyaguhora ku ngoma Imana. Hari ahantu watunyuzeho dusanze twigaragura mu ivata. Uyu munsi kuba duhagaze aka kanya nuko watunyuzeho utugirira impuhwe, utugirira ibambe rikomeye, utugirira ubuntu, utugirira alede nisto de bref esini shibinisa. Utugirira urukundo rwinshi rutangaje. Aka kanya natwe twahisemo kukuvugira, twahisemo kukwamamaza, kuko aho wadukuye hari kure cyane, ndi iwabo w'inyamaswa. Uyu munsi rero turashima izina ryawe, ngwino ubane natwe muri aka gahe k'ikiganiro. Imbaraga zisumba byose zimanukire buri muntu uwo ari we wese ukurikiye Karosi TV, kugira ngo abashe guhemburwa nawe. Imbaraga z'ijuru zimanukire abantu bose bateze amatwi iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane, nta wicumurame. Nukuri kose Imana yatunyuzeho. Irangije dusanga aho twarimo twigaragura mu ivata. Irangije ivuga ijambo rikomeye kuri twebwe, iravuga ngo muzabaho no mu rupfu. Haleluya. Nta wicumurame. Nagira ngo jewe ndibuze kugenda nkubaza, kuko nagize amahirwe yo kumva ho gake ku buhamya bwawe. Abakunzi ba Karosi TV baragukurikiranye, ariko hari utuntu twishi batagiye bazi. Nagira ngo mbanze nkubwire, ushingiye uyu munsi ahantu hagaze, ndi kukubona uri umugabo w'umunyacyubahiro, uri umugabo Imana igiriye neza, uri umugabo Imana yubakiye urugo kugeza uyu mwanya. Nagira ngo mu by'ukuri ubanze udusangize, je hari utubazo tw'amatsiko mfite kukubaza kandi mbariza n'abakurikiranye Karosi TV. Ikintu cya mbere nagira ngo wongere utunyuriremo bukeya kuri kakana, usobanura uburyo inzara yari yakwisha umaze iminsi ngaho utarya, urangije umuntu aguhamagara ngo ujye kumusongera ubugari. Ntabirangije subiriramo ako kantu konyine ubanze ugasangiza abantu bakurikiye Karosi TV. Yego. Murakoze. Nkuko bivuze uvuga ko hari byinshi ushaka kumbaza, nanjye nkubwire ngo naje nkwiteguye. Urakoze. Kandi niteguye kugusubiza. Yego. Ntagiye kure, habayeho mu bihe nari maze kwakira Umwami Yesu agakiza. Nari ndi mu nzira nakwita ko ari inzira y'umusaraba, nari ndi mu nzira nakwita ko ari inzira y'ibigeragezo, kandi aho ngaho niho umukristo
ageragerezwa Imana ikareba niba koko mu ishuri urimo wiga mu kigeragezo kiri imbere yawe ukitwayemo gute. Ngira ngo nsabe abantu bose badukurikiye kuri TV mbabwira ngo umwanya ninjiyemo ubuhamya ngiye kutambutsa urebe wibaze ngo ese inzira Imana yampagaritsemo mu butayu bw'ishuri ndimo ndanyuramo aho se ndimo nirwanirira nyuze iburyo n'ibumoso nkubwire ngo nirinze kwirwanira Uwiteka ngira neza. Nkuko ubimbajije nshuti mwene data, nkimara kwakira Umwami Yesu n'agakiza haciyemo igihe kitari gitoya mpura n'ubuzima bw'inzara. Nabaga hakurya aho bita ku Gitega, mukecuru umwe araza nari maze iminsi igera muri 2 nta byo kurya nari kubasha kubona. Nibihe nari mu bihe byo gusenga ninginga Imana yibwira ngo ninyambike imbaraga kuko rabonaga igikombe ndimo ndanyweraho kitoroshye. Umukecuru araza arambwira ati ntabara. Nabwo ati se bigenze gute mubyeyi? Arambwira ati ngize ikibazo cy'uko mbonye abashyitsi kandi aba bashyitsi baje ari abashyitsi barenze umwe barenze 2 ndumva barageraga muri 5. Arambwira ati umuhungu wanjye ntaho hari, umukobwa wanjye ntaho hari, nta muntu mfite mu rugo wo kuba yantunganyiriza amafunguro kugira ngo ngaburire abo bantu. Arambwira ati hari ibyo nateguye bihuye n'ubuzima, bihuye n'uko imbaraga zanjye zingana. Arambwira ati ahubwo ngwino umfashe undwaneho, nateguye ko ngomba kubagaburira ubugari, tugende ujye kunsongera ubugari nzimane abashyitsi nabo bari hafi bagiye gushyika mu rugo. Mu buzima mu buto bwanjye nakuze mfite ikinyabupfura cyo kubaha abantu. Unkuriye nkamuhereza icyubahiro kimukwiriye ndetse n'uwo nkuriye nkamuhereza icyubahiro kimukwiriye. Ngira ngo nsabe abana b'abakobwa, abahungu, abana bato, abakobwa barimo baragera mu myaka y'ubugimbu, sinzi niba ariko ntabwo nari nzi ko hari buze kuza kujyaho undi mubare w'undi muntu wundi. Arambwira ati rero ihangane ugende, Imana izakugira neza, gusesa guhereza umugisha kubuko waje ukabumfashije igikorwa cyo gusonga ubugari. Umva nta kintu kindi nagiye kwirirwa njya kuvuga. Wica umurame n'inzara umaranye iminsi 2 udaheruka kurya udaheruka kunywa. Yego. Uvuze ko mbere wari urimo wibaza uti Imana ndatabarwa gute ngo mbone ibyo kurya. Yego. Ugiye kubona ubona umuntu araje arakubwiye ati ngwino ujye kuntekera nakira abashyitsi. Ubisobanuye neza uravuga uti nicyo ikintu cya mbere natekereje, nahise ntekereza ko Imana igize gutya ikansubiza. Umuntu agize atya arakubwiye ati nateguye kire y'abantu banjye, nubwo umaze kubusonga nta na gato uri bufateho. Yego. Igendere urakoze Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri ibyo bintu wabyakiriye ute nk'umuntu w'Imana? Wabyakiriye ute? Kwihangana wagukuye he? Nibura ntiwanamubwira uti ndashaka kumfasha maze iminsi ishonje. Izo mbaraga wazikuye hehe? Ni hehe wazikuye? Sobanurira abakurikiye Karosi TV babyumve, kuko ibyo bintu nge nabyumvise numva mfashwe n'ikiniga, ndavuga nti ntibishoboka. Iminsi 2 umuntu arakubwira ngo genda amahoro atanaguhaye ngo wumve no kubiryo. Yego. Wakuyeho izo mbaraga zituma nta kintu urenza? Iyo dusenga tubwira Imana ngo nitwambike imbaraga, ibintu ntabwo ari igipindi birakora. Iyo usenze ukabwira Imana ukabwira ngo mu kigeragezo mpagazemo, mu kibazo ndimo, nkomereza amaboko undinde ne gutembanwa. Akimara kumbwira ngo ihangane muri gahunda y'abantu ngomba kwakira, ntabwo nanagushyize ku rutonde, ngewe narabyakiriye kandi mbyakira vuba kuko nari nzi ko ikigeragezo cyawe, ishuri ryawe ntaho warihungira. Nese mva ko ari ishuri ryanjye ndimo niga ry'inzara. Wahise wumva ko ari ishuri ryawe, ugira gutyo uravuga uti ndatuje, ndabyakiriye, byanze bikunze nta kundi, ntago nahunga ishuri ryanjye. Yego. Ayuhe bana,
rero mu by'ukuri hari abantu baba bumva ibintu by'abarokore bakavuga ngo ni ibipindi, bamwe rimwe na rimwe bakavuga ngo kuba ari ukubeshya, abandi ngo ni ukwihimbira ubuhamya, ariko abakurikiye Karosi TV ni ibintu biba byabayeho, ni ibintu biba byabaye imbona nkubone, atari igipindi, ari inkuru y'impamo. Mu by'ukuri ndagira ngo gatoya nanone umbwira uburyo Imana yagushubije nyuma y'icyo kigeragezo wari uhuye nacyo. Nyuma yaho naje kuza kugenda, sinzi umuntu w'inshuti yanjye twakundaga kuba turi kumwe, arambaza ati ese bite, ni sawa, amakuru ni meza, arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ati ese kutuburanye, ndavuga ati ni ukubera iminsi, kuko icyo gihe nari maze iminsi ndi mu bihe by'amasengesho kandi nari mfite n'ivugabutumwa ryagutse. Arangije akora mu mufuka, arambwira ati nta mafaranga mfite, amereza igiceri cy'ijana njya kugura ibishyimbo by'ijana, ndabirya, iryo joro mbona burakeye. Imana iragushubije, ubona umuntu uguha igiceri, ujya kugura ibishyimbo, urengera ubuzima, nubwo ishuri ryari rigikomeje, birumvikana ko yari nk'Imana imanutse kugira ngo ube urengeye ubuzima, ushyitse ku wundi munsi wo gutabarirwamo nyirizina. Yari nk'Imana, yari Imana. Ntibyoroshye abakunzi ba Karosi TV, ntibyoroshye, ariko mu by'ukuri Imana irakora. Dusomye amagambo ahangaha avuga ngo nakunyuzeho wigaragura mu ivata. Hari ahantu Yesu yadukuye, yadusanze, twari mu bihe bikomeye, twari mu bihe by'umubabaro, twari mu bihanga. Aho ngaho ni Imana yagiye idutarura. Arabivuze, nongera kwibuka nanone, data wambyaraga tubanage nawe turi babiri mu nzu, yigeze gusanga nakoze mu nkono y'amashu, arantwika n'ibyatsi bita nyiragashiga. Mu by'ukuri ndabyibuka ibyo bintu, yarabihuje, ndabyibuka. Ubwo bwari ubuzima bw'inzara abantu bagenda bacamo ku buryo utabasha kuhikura, ariko turashimira data nta wica umurame. Uyu munsi bimeze gute? Uwagera mu rugo ni iki kintu yahasanga? Ese aho yahagera ari umushyitsi akaburara? Ese aho yahagera akabura icyayi cyo kunywa? Sangiza abakurikiye Karosi TV, hari igihe abantu baba bihebye, bumva nta gutabarwa. Ni iki wababwira uyu munsi cyo kubahumuriza? Nk'uko ubivuze, ugize neza. Ibyo byambayeho nari umusore, ariko uko iminsi igenda Uwiteka agenda angirira neza. Ubu uyu munsi wa none ushobora kuza mu rugo iwanjye ukaba wabwirirwa, ariko ntabwo waburara. Ntabwo waburara. Urumva mfite umugore n'umwana, turarya turanywa, ndashimira Yesu. Kuva nawe umuntu w'umugabo ntabwo rero nabura ibyo kurya mu nzu yanjye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu niwe wa wundi bita ntayica umurame, wamaraga iminsi biratararya, naho bamuhamagaye ngo ajye kubasongera ubugari bakamwirukana batamuhaye. Uyu munsi afite umugore n'umwana, ndetse ugeze mu rugo iwe warya ndetse ukananywa. Nagira ngo nkubwire, nanjye uyu munsi wa wundi watungwaga n'ibirimbu by'amateke kugeza aka kanya, Imana yangiriye neza. Nanjye ubu ndi umugabo, mfite umugore n'umwana. Kugeza uyu munsi uje iwanjye wanywa icyayi, uje iwanjye warya, kubera ko hari amateka Imana yahinduye. Hari amateka twagiye duturukamo, ni amateka yaragoye, ni amateka yararuhanije, ariko ibyo ari byo byose ntawe wica umurame. Turashimira data wa twese aho agejeje akora. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Twatangije amagambo meza cyane nakunze avuga ngo nakunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata ryawe. Nagira ngo nkubwire ngo wowe urimo gukurikira iki kiganiro, uyu munsi ushobora kuba buri muntu wari we wese agira ikigeragezo cye, ariko twagira ngo dusoze igice cya mbere tukubwira ngo iyi Mana yacu ahantu hariho hose waba uri uyu munsi, ku kigeragezo icyo ari cyo cyose waba ufite ikigeragezo cy'ubugumba, waba ufite ikigeragezo cy'inzara, waba ufite ikigeragezo cyo kubura urubyaro, waba ufite ikigeragezo cyo kurogwa, waba ufite ikigeragezo cyo gupfusha, waba ufite ikigeragezo icyo ari cyo cyose, nagira ngo nkubwire ngo hari Kristo uje kukunyuraho, agusanze uri muri ibyo bikuruhije, agusanze uri muri ibyo bikugoye, agusanze uri muri ibyo bikunanije, kandi Kristo hari ibyo yiteguye gukora. Imana ishimwe cyane, kandi araduhetse, azakomeza no kuduheka, imvi zizarinda ziba uruyenzi akiduhetse. Ndabeshya ntawe wica umurame? Ntabwo beshye, ibyo uvuze nuko. Ntabwo mbeshye rwose. Iyi Mana yacu irashoboye. Iyi Mana twagiye tuyibona mu bihe bigiye
bigiye bitandukanye. Iyi Mana yacu twagiye tuyibona mu bihe bikomeye, iyi Mana yacu twagiye tuyibona mu ntambara zigiye zitandukanye, kandi igenda itugirira neza, igenda idukorera imirimo n'ibitangaza kugeza uyu munsi. Turayishimiye cyane, turabashimiye cyane. Rero bakunzi ba Karosi TV, nakagaruka n'ubundi tuzongera duhurire mu kindi kiganiro. Imana nibaha umugisha, murakoze cyane.